Yesu ashimwe cyane bene data kuri uyu munsi wa 29 bihe byiza byo gusenga nakomeje gutekereza ku bintu bimaze iminsi byarigize akaraha kajya he ndavuga nti reka tuze kuganira kuri aya magambo y'Imana kandi tuyatangirane kino cyumweru cyose gisoza umwaka twuzuye amashimwe ariko dufite n'ibyiringiro bifite ubugingo dufatikanye iri sengesho ntuze gucikwa kuko harimo byinshi cyane biri buze kubaka ubugingo bwawe. Mwami Imana data twese uhoraho habwa icyubahiro kubw'ijambo ryawe ryiza ridukiza, kubw'ijambo ryawe rihoraho kandi kubw'ijambo ryakije abatubanjirije. Ndakwinginze kugira ngo uyobore iri jambo mu mitima y'abantu bagiye kuryumva kandi utume twizera imbaraga zawe zisumba byose. Icyubahiro cyose kibi cyawe Uwiteka mu izina rya Yesu. Amen. Dusangire amagambo y'Imana ari mu gitabo cya mbere cya Samweli ni ibice 17. Dusome ijambo ry'Uwiteka igitabo cya mbere cya Samweli ibice 17. Turasoma duhereye ku murongo wa 16 tugeze ku wa 25. Hanyuma munyemerere dusimbuke dusome ku murongo wa 34 tugeze ku wa 37. Noneho tuze gusoreza kwa 45 tugeze kwa 47. Nayo magambo dusoma gusa aba ariyo tuganira. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 17 umurongo wa 16 haranditse ngo nuko uwo Mufilisitiya uko bukeye nuko bwije akabasatira agenza atyo iminsi 40 yigaragaza. Bukeye Yesaya abwira umuhungu we Dawidi ati gemurira abakuru bawe efa imwe y'ingano zikaranze n'ay'amarobe y'imitsima 10 wihute ubishyire bakuru bawe mu rugerero kandi ushyire umutware w'igihumbi barimo amasoro 10 y'amavuta y'igishwamwaka urebe bakuru bawe uko bameze maze unzanire inkuru zabo z'imvaho. Kandi Sawuli nabo n'Abisirayeli bose bari mu kibaya cya Era barwana n'Abafilisitiya kandi Sawuli nabo n'Abisirayeli bose bari mu kibaya cya Era barwana n'Abafilisitiya. Nuko Dawidi azinduka kare mu gitondo asigira umwungeri intama ze yenda ibyo bintu aragenda nk'uko Yesaya yamutegetse arasukiraho bakikije amagare aho ingabo zahigiraga zigiye kurwana. Nuko Abisirayeli n'Abafilisitiya birema ingamba urugamba rwerekerana n'urundi maze Dawidi abitsa umurinzi w'ibintu umutwaro we aravuduka ajya mu ngabo aramutsa abakuru be akiganira nabo. Muri ako kanya ya ntwari y'Umufilisitiya w'Igati yitwaga Goliyati asohoka mu ngabo z'Abafilisitiya atangira kwiyamirira nk'uko asanzwe. Dawidi arabyumva. Abisirayeli bose bamurabutswe bashya ubwoba baramuhunga. Abisirayeli baravuga bati aho mubona uriya mugabo uzamutse ni ukuri azanywe no gusuzugura Isirayeli. Umuntu uri bumwice umwami azamugororera ubutunzi bwinshi amushyingira umukobwa we kandi azaha inzu ya se umudendezo muri Isirayeli. 34. Dawidi asubiza Sawuli ati umugaragu wawe naragiraga intama za data iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu zigakura umwana w'intama mu mukumbi narahubukaga nkayikubita nkayiyambura mu kanwa kayo yamvumbukana nkayicakira akananwa nkayivutagura nkayica. Nuko ubwo umugaragu wawe yishe intare n'idubu uwo Mufilisitiya utakebwe azapfa nk'imwe muri zo kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho. Dawidi arongera aravuga ati Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu azankiza no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Nuko Sawuli abwira Dawidi ati ngaho genda Uwiteka abane nawe. Umurongo wa 45 Dawidi abwira Umufilisitiya ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu ariko njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice nguce igihanga kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya kugira ngo bo mu isi yose bamenye ko muri Isirayeli harimo Imana kandi ngiri iteraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu kuko intambara ari iy'Uwiteka kandi ari we uzabatugabiza. Amen.
aya ni amagambo y'Imana dusanze mu gitabo cy'umuhanuzi Samweli, igitabo cya mbere. Akaba ari igitabo gifite inkuru z'imirimo y'Imana, cyane cyane inkuru za Dawidi ndetse n'inkuru z'abami ba Isiraheli guhera kuri Sawuli, umwami wimitswe n'Uwiteka ariko akagira ingorane zo kutumvira Uwiteka akamukuraho umwuka we, bigatuma umwuka mubi uza ukamuzaho, bigatuma agira ibibazo byinshi, bigatuma agira intambara nyinshi zimutsinda kubera ko umwuka w'Uwiteka yari yaramuvuyeho. Imana yacu itugirire neza cyane, iturinde kuba twagirirwa icyizere, kuba twagirirwa ubuntu tukabupfusha ubusa. Imana ibanze idufashe kuri icyo ngicyo. Aya magambo dusomye ni inkuru za Goliyati ndetse na Dawidi. Akaba Goliyati yari intwari yo mu Bafilisitiya cyangwa se umunyantambara wo mu Bafilisitiya, umwe Abafilisitiya babonaga ko abarushije ubutwari, abarushije imbaraga, abarushije ibigango. Mu ntambara rero bari bahanganyemo n'Abisiraheli, icyo gihe Abisiraheli bayobowe na Sawuli, yaravuze ati jyewe muri iyi ntambara tugiye kurwana tukirimo tukivuga ibigwi, nihaboneka intwari muri Isiraheli iri buntsinde, twebwe Abafilisitiya turemera kuzaba abagaragu babo. Abafilisitiya bari barizeye intwari yabo, kandi Abisiraheli nabo bari baragize ubwoba bwinshi, baratinye iyo ntwari y'Abafilisitiya. Barayirebaga bakajya babona ari nk'inziki. Bishobora kuba abantu bari bari aho ngaho bari bameze nk'ababatasi 10 bagiye gutata igihugu cy'i Kanani bakagarukana inkuru y'incamugongo. Bashobora kuba baramurebaga bakajya babona bameze nk'inziki, nawe bakabona nyine ni umugabo w'ibigango muremure munini ufite ubunini butangaje. Nyamara hari ikintu gikomeye cyabaye. Ikintu cya mbere ngira ngo tuganire ni iminsi yamaze iminsi 40 yigaragaza, iminsi 40 yigaragaza, abyuka mu gitondo akaza akigaragaza, kandi ariko asatira ingabo z'Abisiraheli. Abisiraheli bose bashya ubwoba, imitima irahagarara. Muri iyo minsi 40, iminsi iba myinshi igahemwa n'umwe. Ku munsi wa 41 igisambo kirafatwa, niko Abanyarwanda bajya bavuga ngo iminsi y'igisambo iba 40, niko bakunda kuvuga. Ariko ku munsi neza wo gusoza kwigaragaza kwe, Yesayi w'i Betelehemu yabwiye umuhungu we Dawidi, aramubwira ati iby'intama bisigira abashumba, bisigire abo muragirana, hanyuma uze gutumwa. Ngo Yesayi abwira umuhungu we Dawidi, aramubwira ati jya ku rugamba usure bakuru bawe. Yari afite bakuru be 3, uwitwa Shama, uwitwa Eliyabu, uwitwa Aminadabu, bari ku rugamba ari bakuru. Aravuga ati genda ubasure, washyira ibyo kurya, ugemurire umutware w'igihumbi bari kumwe, umenye amakuru yo ku rugamba, uze umbwira amakuru y'imvaho ibyo ku rugamba. Dawidi rero arahaguruka aragenda, ahageze abitsa ibintu bye, ngo ariruka ajya mu ngabo, ajya kuramutsa abakuru be. Mu gihe akiri muri ibyo, wa munsi wa nyuma uba wageze, ya ntwari y'Abafilisitiya ngo ihita igaruka kongera kwigaragaza. Abisiraheli ngo bakimubona, nicyo kintu cya mbere babwiye Dawidi, aricyo kintu cya kabiri nicyo ngira ngo tuvugeho, ni agasuzuguro. Ikintu cya kabiri ni agasuzuguro. Abisiraheli ngo baravugana ku murongo wa 25 ibice 17 bati aho mubona uriya mugabo uzamutse, ni ukuri azanywe no gusuzugura Isiraheli. Agasuzuguro. Iminsi 40 yo gusuzugurwa. Hanyuma niko kubaza amakuru yose, batese bimeze biti, byagenze bimeze biti. Baramutekereza, umuntu uzica kiriya gihanga tazagororwa, abwirwa ingororano. Ibyo ntacyo byamubwiye, niko kuvuga ati ariko giye kiriya nakica, ngewe uriya namwica. Akazira ibintu bibiri. Icya mbere akazira agasuzuguro, akaba ariko azira. Icya kabiri akazira yuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho. Imana yacu tugire neza. Mbese kariya agasuzuguro afite niko agiye kuzira. Agiye kuzira agasuzuguro, nta kindi Goliyati yazize. Kuko Dawidi ngo asubiza Sawuli ati umugaragu wawe amuha ubuhamya bw'ibyabereye mu ishyamba. Tigiye imyitozo yanjye ntabwo yabaye kwitoreza ku bantu, ahubwo nitoreje ku ntare n'idubu. Niyo mpamvu niba intare n'idubu byarapfuye, Umufilisitiya utarakebwe ari buze gupfa nk'imwe muri zo. Kuba Umufilisitiya atari yarakebwe akongeraho agasuzuguro, aravuga ngo ni ukubw'umugaragu wawe yishe intare n'idubu. Murongo wa 36 wa kiriya gice cya 17,
uwo mufilisitiya utakebwe azapfa nk'imwe muri zo, kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho. Agize kuba atarakebwe yongeyeho n'agasuzuguro, ngo ubwo rero bigiye gutuma apfa azize agasuzuguro. Dawidi ngo arongera avuga ati Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu, azankiza no mu maboko y'Umufilisitiya. Intare, ntawe utazi intare, n'iyo yaba atayizi yaba yarigeze kuyibona mu mashusho. Idubu ni ibindi bikoko nabyo biteye nk'ibirura, ariko kandi nanone bitaboneka muri iki gice cyacu, ariko bigira imbaraga cyane, kutavuga ngo umuntu yarwanye n'idubu cyangwa se ngo umuntu yarwanye n'intare. Iyo ni inkuru utapfa kubwira umuntu, ariko ni inkuru nanone wabwira intwari kumva ibyo ari byo. Imana yacu itugirire neza cyane. Dawidi rero mu myitozo ye yari yarahanganye n'intare n'idubu. Sawuli abyumvise aravuga ati, abwira Dawidi ati ngaho genda Uwiteka abane nawe. Aha rero niho isomo rya gatatu nanone ngira ngo turirebe, ngo Dawidi abwira Umufilisitiya ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka. Gutera mu izina ry'Uwiteka. Ikintu cya mbere, hari iminsi ishize, hari ibintu bimaze iminsi 40, hari ibintu bimaze iminsi, reka tube turetse kuvuga ingano y'iminsi. Hari ibintu bimaze iminsi byigaragaza, kandi bikigaragaza nta kintu bishingiyeho, bidashingiye ku kintu icyo ari cyo cyose, byigaragaza gusa bishingiye gusa ku gasuzuguro. Kuvuga ngo ndakomeye, ndi umunyacyubahiro, mfite amafaranga, nshobora gukora icyo nshatse cyose ku isi, ndica ngakiza. Ibintu bishingiye gusa ku kwiyemera no kwirata, gushaka kwerekana imbaraga. Ibintu bimaze iminsi bisuzugura. Hari ibimaze iminsi bigusuzugura, hari iminsi ishize usuzuguwe. Imana yacu tugire neza cyane. Hari iminsi ishize dusuzuguwe, ariko Uwiteka Imana isumba byose nyir'ijuru ni Imana yabonye ako gasuzuguro dusuzuguwe. Agasuzuguro wasuzuguwe Imana yarakabonye. Wenda kamaze iminsi 40, kamaze imyaka, kamaze amezi, kamaze igihe, kamaze imyaka 2. Hari agasuzuguro kamaze igihe, ariko Uwiteka Imana nyir'ingabo ntago intwari zayishiranye, iracyafite intwari mu isi, iracyafite abakozi mu isi. Uwiteka Imana iracyafite ba Dawidi, iracyafite ba Dawidi mu ishyamba. Hari ibyasuzuguye igihugu, hari ibyasuzuguye itorero, hari ibyasuzuguye isi, ariko Uwiteka Imana nyir'ingabo iracyafite abakozi mu ishyamba. Ndagira ngo utangarize ko ntitaye ku minsi bimaze, Uwiteka aje gushyira iherezo ku byagusuzuguye kubera ko gasuzuguro. Imana yacu tugire neza cyane. Dawidi yabwiye Sawuli, aramubwira ati iyandokoye mu ntare z'intare n'idubu ibasha kunkiza mu maboko y'Umufilisitiya. Nimero 1, utakebwe. Nimero 2, wahangaye agasuzugura ingabo z'Imana. Kuba abantu basuzugura Imana nicyo kintu kigiye gutera Imana gukora. Kuba ibyo bisuzugura Imana bigaragaza ko Imana idashoboye, bigaragaza ko Imana idafite imbaraga, nicyo kintu kigiye gutera Imana gukora. Gusuzugura Imana bigiye gutera Imana gukora. Imana yacu tugire neza cyane. Uko iminsi irimo igenda ishira, niko abantu barimo batakariza Imana icyizere. Nyamara uko iminsi irimo gushira n'uko ibibazo birushaho kwiyongera, niko abantu ahubwo bari bakwiye kugirira Imana icyizere. Imana yacu tugire neza cyane. Uko coronavirus yihinduranya, uko iza n'ubundi bukana, uko inkingo za mbere zinanirwa bakazana iza 3 n'iza 4, uko bagenda bategura uko bashoboye, niko Imana nyir'ijuru n'isi itegereza ku gasuzuguro, kandi niko ije guca agasuzuguro. Imana yacu tugire neza cyane. Ahari wavuga uti birananiranye, cyangwa ukavuga uti ni ibinyambaraga, ahari wavuga uti bigiye kuzana impinduka mu isi, ariko ndagira ngo mubwire ngo ibyo bitekerezo by'abantu bapfa bahumeka umwuka mu mazuru, ibyo bitekerezo, izo nganda z'abantu bafite ubugome, n'iyo migambi yose y'abagome, iminsi bimaze ibyo byose n'imbaraga bifite uko zingana uko ariko kose, ntabwo byasimbura ububasha bw'Imana. Imana turacyayifitiye icyizere. Imana yacu tugire neza cyane. Ijambo ryayo ni ukuri. Ibyabaye mu gihe cya Dawidi birashoboka n'uyu munsi. Imana ifite imbaraga zo gukiza, Imana ifite imbaraga zo gutabara abantu bayo. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Dawidi amaze kubwira umwami amwemereye kujya guhangana n'icyo gihangange,
yafashe amabuye gusa ashyira mu muhumetso. Kubera iki? Kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, ngo yashakaga kwerekana yuko ngo Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Isiraheli, ngo adakirisha ingabo cyangwa se ngo akirishe inkota. Ngo iri teraniro rimenye yuko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari iy'Uwiteka kandi ari we uzabatugabiza. Hari ibintu bibiri. Icya mbere ni uko Uwiteka Imana idakirisha ingabo. Nicyo cyatumye Dawidi atirirwa afata icumu, ntirirwa afata inkota, agafata umuhumetso, agafata ibuye. Yashakaga ngo kwerekana yuko intambara atari iy'umuntu, atari we ugiye kurwana, ngo ahubwo intambara ari iy'Uwiteka. Yabwiye Umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacuma, ariko njye nguteye mu izina ry'Uwiteka, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice nguce igihanga, ndagaburira ibisiga byo mu kirere, inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo mu isi yose bamenye ko muri Isiraheli hari Imana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kandi ko Uwiteka adakirisha ingabo, adakirisha icumu, adakirisha inkota, ko intambara ari iy'Uwiteka. Muri twe hari Imana. Nimero kabiri, ntabwo intambara ari iyacu, intambara ni iy'Uwiteka. Ndagira ngo ntangarize abanyumva, abankurikira, yuko intambara ari iy'Uwiteka. Nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo gutwara. Yesaya 54:17. Nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira icyo gutwara. Nishaka izaba yaracuriye muri laboratoire, nishaka izaba yarateguriwe ahantu mu mwobo cyangwa mu buvumo simbizi, cyangwa se mu kuzimu. Nta ntwaro bacuriye kurwanya abakiranutsi izagira icyo batwara, kuko ngo ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka. Ibyo ni byo murage w'abakiranutsi, nuko nta ntwaro yacuriwe kubarwanya izagira icyo batwara. Haleluya. Uwiteka ni Imana ifite imbaraga zo kohereza umuriro muri izo nganda, zo kohereza umwiryane muri abo bakomeye, kugira ngo imiteguro yabo ipfe ubusa. Wigira ubwoba. Mpagurukijwe no kubwira ngo witinya uburakari bw'umugome yahaguruka yiteguye kurimbura, kubera ko ahumeka umwuka mu mazuru. Imuha umwuka ahumeka, ni nayo imuha igihe cy'ibyo agomba gukora. Ndagira ngo utangarize yuko Uwiteka ari Imana ifite imbaraga, kandi ko iminsi y'igisambo ibaze, iminsi ya Goliyati irabaze. Arigaragaza igihe kitarengeje iminsi 40. Ku munsi wa 40 uraje ubone Dawidi. Ku munsi wa 40 uraje ubone intwari y'Uwiteka ihangare Abafilisitiya. Imbaraga z'Imana zije guhangana n'imbaraga z'abagome, zije guhangana n'imbaraga z'abagizi ba nabi, zije guhangana n'imbaraga z'abicanyi. Nibashaka bategure biological weapons, intwaro zikoresheje ibinyabuzima. Nibashaka bategurire muri laboratoire, cyangwa se bategurire mu kirere. Ariko Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana ya Isiraheli, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana itajya yemera gusuzugurwa, ni Imana kandi igifite abakozi mu isi. Izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Nyemerera dufatanye kwizera, ubwire ibyaguhagurukiye muri iyi minsi 40. Ubwire ibyaguhagurukiye, ubwire uti ntago muzarenza iminsi 40 mukigaragaza. Uwiteka aracyafite intwaro, haracyari ba Dawidi mu ishyamba, kandi umunsi w'Uwiteka nugera, Uwiteka azihesha icyubahiro. Reka dusenga Imana, dushimira Imana kuri uyu munsi w'icyumweru cya nyuma cy'umwaka, tuvuga ngo Mana wabanye natwe mu kwezi kwa mbere, ubana natwe mu kwezi kwa kabiri. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Turagushimiye Mana yacu. Hari ibyaduteye, hari ibyaduhagurukiye, hari ibikorerwa mu laboratoire, hari ibyo tuzi n'ibyo tutazi, hari ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga, hari ibyo twemera n'ibyo tutemera. Mwana, turi imbere y'amaso yawe, turacyagufitiye icyizere. Wa ntwari ya Dawidi we, Uwiteka uhoraho, wahangaye Umufilisitiya mu myaka isaga 3000 ishize. Uyu munsi turacyagufitiye icyizere. Ijambo ryawe ni ukuri. Turacyagufitiye icyizere ko wahangana kandi wahangara ibiduhagurukiye. Wahangana n'ibirimo gukorerwa mu buvumo, ugahangana n'ibirimo gukorerwa mu kuzimu, ugahangana n'ibirimo gukorerwa mu birere byo hejuru, ugahangana na virusi, ugahangana n'udukoko, ugahangana n'ubugome bw'abantu, ugahangana n'ibigamije kurimbura. Kuri Imana ifite imbaraga zo gukiza. Icyubahiro cyose ni kibi cyawe. Tugufitiye icyizere, dufite ibyiringiro bifite ubugingo muri wowe,
ko ufite imbaraga. Ijambo ryawe ryarambwiye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 52 umurongo wa 17 ngo nta ntwaro bacuriye kuturwanya izagira ikidutwara. Nyemerera ukuboko kwawe kwiza ku buryo kubane n'umuntu wese wizeye ijambo ryawe, kugira ngo ibyari bimuhagurukiye iminsi yose bimaze ahitesha agaciro, ahesha agaciro izina ryawe ryo kubaho, kuko ibyo byasuzuguye Uwiteka kandi bigasuzugura ingabo z'Imana. Nicyo gitumye bigiye gupfa nk'uko uriya Mufilisitiya wapfuye. Nicyo gitumye abateguye umugambi karundura aribo bapfa, bagapfa mbere y'uko imigambi yabo igerwaho, maze abantu bawe bakabona amahoro, ubuzima bukongera bukagaruka, izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Turakwiringiye, turakwizeye. Ukuboko kwawe kwiza ku buryo ukomeze kubana natwe duhagurutse mu izina ry'Uwiteka, duhagurutse mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wera ashoreye ibyo tuvuga, ashoreye ibyo dukora, ashoreye amasengesho. Mu munsi wa 40 imbaraga zawe zihangura ibyananiranye, wiheshe icyubahiro. Abari barazinzwe bazinguke mu izina rya Yesu, babone urubyaro n'abahungu babone abakobwa. Ibyari byaranze byemere, abari barabuze akazi bakabone. Iyi minsi Uwiteka wakira ishimwe, tugushima kuko wabanye natwe ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka turimo turangiza, ubana natwe mu kwezi kwa kabiri. Wumva gusenga kwacu kandi usubiza amasengesho, usubiza ibyifuzo twasengeye. Warahabaye cya gihe turwaye, warahabaye turwaje, warahabaye twabonye imbaraga zawe. N'ubu turashaka kubona ubwiza bwawe. Ushimwe kuba turinze ukabana natwe. Kuba turiho ni ikimenyetso cy'uko ubutabazi bwawe bugihari kandi bushoboka. Ishimwe n'icyubahiro n'ibibyaye mu izina rya Yesu, amen. Komeze kugira ibihe byiza aho muri hose. Mwari kumwe na Evangeliste Kabenga, turacyakomeje kuba imbere y'Imana. Uyu ni umunsi dukomeje kubaho imbere y'Imana, dusenga, twiriza ubusa, twinginga Imana kugira ngo ikomeze kubana natwe, ikomeze kubafasha, ikomeze kubarinda, kandi kugira ngo iturindire igihugu, iturindire itorero, irinde abera, ikize abarwayi, iheshe icyubahiro, isubize ibyifuzo dufite. Turi mu gihe cyo gushima, cyumweru cya nyuma twagihariye amashimwe, kubwira Imana ngo turagushimiye Mana ko wabanye natwe umwaka wose ukaba utambutse. Imana ibahe umugisha abadukunda, abadukurikira twereka ko bashyigikiye imirimo dukora. Imana ibahereze umugisha utagabanije mu izina rya Yesu, amen. Subscribe, sabone, share, comment, like n'ibindi byose bishobora gutuma abantu benshi bamenya, bumva ijambo ry'Uwiteka mu izina rya Yesu, amen.